Abakurikiye channel inama nziza ku buzima twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya tubagezaho byinshi bitandukanye ku buzima, aho umenyera byinshi mu kwirinda indwara, ibyo wagakwiye kurya kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Wibuke ukana subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubona ibyo twaguteguriye uri mu ba mbere. Uyu munsi rero tugiye kureba ibyo kurya birindwi byagufasha kongera amaraso. Mu buzima bwa muntu bwa buri munsi, umuntu akenera amaraso kugira ngo abashe kubaho, kuko amaraso niyo afasha mu gutwara umwuka mwiza bita oxygen mu bice bitandukanye by'umubiri no gutunga ingingo z'umubiri bigatuma zikora neza. Bitewe n'ubuzima bw'iki gihe, aho usanga abantu benshi babona stress, guhangayika no kumara igihe kinini bicaye, byose bigira uruhare runini mu mikorere mibi y'umubiri. Ikibazo benshi bakunda kugira ni igabanyuka ry'ibyo bita hemoglobine. Hemoglobine ni proteine zikungahaye ku butare, ibyo bita fer cyangwa se iron, ziboneka mu nsoro zitukura z'amaraso cyangwa se red blood cells. Iyo urugero rwa hemoglobine rwagabanyutse, bishobora gutera guhora unaniwe, gucika intege, kuribwa umutwe ndetse no guhumeka gahoro. Iyo rugabanyutse ku buryo bukomeye, niho bitera indwara yo kubura amaraso izwi nka anemia cyangwa se anemia. Kugira ngo hemoglobine zawe zihore ku rugero rukwiye, hari amafunguro ashobora kugufasha kwiyongera kw'izo hemoglobine. Dore ibyo kurya byakongera rwa rugero rwa hemoglobine bikagufasha kongera amaraso mu mubiri wawe. Icya mbere, kwibanda cyane ku bikungahaye ku butare cyangwa se ibyo twita fer cyangwa se ibyo twita iron. Urugero ruri hasi rw'ubutare ni kimwe mu bitera kugira urugero rwa hemoglobine ruri hasi. Ibipimo ngenderwaho byo bita recommended dietary allowances bivuga ko igitsina gabo hagati y'imyaka 19 na 50 bakenera ubutare bungana na miligramu 8, naho igitsina gore hagati y'imyaka 19 na 50 bagakenera miligramu 18. Niyo mpamvu rero ari ingenzi cyane kurya buri munsi amafunguro akungahaye ku butare. Twavugamo nk'ibishyimbo, imboga rwatsi, umwijima, ibyo bita tofu, amashaza, inyama, amafi, epinari n'ibindi. Icya kabiri, ibikungahaye cyane kuri vitamine C. Vitamine C ni ingenzi cyane mu kwinjiza ubutare mu mubiri. Umubiri ntufite ubushobozi buhagije bwo kwinjiza ubwawo ubutare, ariyo mpamvu ukeneye kiwufasha. Iyo vitamine C yitabazwa, umubiri ukungahaye kuri vitamine C twavugamo amacunga, indimu, inyanya, inkeri n'izindi mbuto bimeze kimwe, zo bita berries, urusenda, poivro. Ibi byose bikungahaye kuri vitamine C. Icya gatatu, ibikize ku byo twita folic acid. Folic acid cyangwa se vitamine B3 ni vitamine yitabazwa mu ikorwa ry'insoro zitukura z'amaraso mu mubiri cyangwa se twita red blood cells. Iyo umubiri ufite urugero ruri hasi rwa folic acid, bitera kugira urugero ruri hasi rwa hemoglobine. Mu mafunguro abonekamo cyane iyi folic acid twavugamo ibishyimbo byumye, ubunyobwa, broccoli, imineke, inyanya, inyama y'umwijima, imboga rwatsi n'ibindi. Cya kane, imboga za beterave. Beterave ni imwe mu bifasha kongera urugero rwa hemoglobine mu mubiri, zikungahaye cyane ku butare, folic acid, potassium n'ibyo bita fibre. Beterave zoroshye kuzikoramo umutobe wafasha gutuma amaraso yawe ahora ku rugero rukwiye. Cya gatanu, watermelon. Watermelon ni imbuto nziza cyane zifasha kongera urugero rwa hemoglobine, ahanini bitewe n'uko zikize cyane ku butare na vitamine C, bituma kwinjiza ubutare mu mubiri bikorwa neza kandi mu buryo bwihuse. Icya gatandatu, imboga, imbwija, imboga rwatsi, epinari, celery n'izindi zifasha kongera urugero rwa hemoglobine, zikungahaye cyane ku butare na folic acid, bifasha mu ikorwa ry'insoro zitukura z'amaraso. Cya karindwi, ari nacyo cya nyuma, inzuzi z'ibihaza. Inzuzi z'ibihaza zibonekamo urugero rukenewe ku munsi rw'ubutare miligramu 8 ndetse na calcium, manganese na magnesium bihagije. Ushobora kuzishyira kuri salade cyangwa se ukazivanga n'umutobe wawe ukoresheje blender cyangwa ukazirya ukundi ubishaka.
Dusoza, ibyo kurya birimo ibyo twita polyphenol na tannins nk'icyayi, ikawa, ibyo kurya nka soya na cocoa bibuza umubiri kwinjiza ubutare. Ni ngombwa kubifata ku rugero ruri hasi mu gihe hemoglobine yawe iri ku rugero rwo hasi. Turagushimiye kuba ukurikira YouTube channel Inama Nziza ku Buzima. Wibuke gukanda subscribe ndetse ukande n'inzogera iri ku ruhande. Duhe like, duhe share, duhe na comment kugira ngo tuzamenye icyo tukuganiriza ubutaha.